Haleluya, haleluya. Ndabasuhuje ni Christina. Nubwo ntafite ibyuma bimeze neza, niyemeje kuza kuganira namwe ho gatoya. Muraho murakomeye, nizere ko mwagize Pasika nziza. Igituma nje nuko mbazaniye ubutumwa Imana yabumpaye hashize igihe, ariko ubu ngubu nibwo nari mbonye akanya ko kuza kubagezaho igice cya mbere. Ndumva tuzakomeza muri iki cyumweru. Reka rero mfate umwanya twiragize Imana. Haleluya. Papa wera, tukuje imbere muri aka kanya, abanyumva, abo ushaka ko ubutumwa bugeraho bose, ndagusabye ngo ukore ku mitima yabo, hanyuma bagutega amatwi, kandi nibamara kumva ijambo ryawe, ndabizi yuko nta shiti ijambo ry'Imana ari ijambo riduhindura. Ndagusabye rero ngo bakoreho kandi utugirire neza cyane mu izina rya Yesu Kristo, amina. Bene data, muri iyi minsi uretse gatoya nshobora guhindura ishusho ho gatoya neza. Amina, amina. Muri iyi minsi ijwi ry'Imana ryavuganye nanjye, rimbwira riti ugomba kwibutsa abantu ibyanditswe byera. Ugomba kwibutsa abantu ko kirazira nta kuramya inyamaswa, kuko abaramya inyamaswa ntabwo bashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ubu rero tugiye kwiga ijambo ry'Imana, imirongo mikeya mu Byahishuwe 13. Ubwo rero reka dufate Bibiliya tugende. Haravuga ngo umurongo wa mbere, turagenda umurongo ku wundi nyine. Ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe y'iyo nyamaswa hariho ibisingo 10, no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'ayaruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Cya kiyoka kiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Aya ni amagambo akomeye ari mu gitabo cy'Ibyahishuwe, kandi Bibiliya iri kutubwira mu buryo bw'imigani. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko ahangaha turabonamo abo nakwita abakinnyi batatu muri iyi shapitire tugiye gusoma. Umuntu wa mbere, umukinnyi wa mbere, umukaragita wa mbere ni ikiyoka kinini. Icyo kiyoka kinini iyo usomye mu gitabo cy'Ibyahishuwe ni Satani. Ibyahishuwe 12 haratubwira ngo umurongo wa 9 ngo cya kiyoka kinini kiracibwa, nicyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani. Ubwo rero hano mu Byahishuwe 13, nubwo barakubwira bati dore karagita wa mbere ni ikiyoka kinini, ntabwo ikiyoka bivuze ko ugomba kujya mu gihuru ukareba ese ni ihe nzoka bari kuvuga. No, ibyo ngibyo ni iby'abana, iby'ubwana tubivuyemo. Turi ku meza aho abantu bakuru bicara, aho abantu baciye akenge bicara. Niwumva tuvuze cya kiyoka umenye yuko tuvuze Satani, umwanzi kirimbuzi. Noneho rero aha twari turi gusoma batubwiye indi nyamaswa.
nubwo bavuze ngo inyamaswa ntujye kureba ngo se yaba ari ingwe yaba ari intare, iyo nyamaswa ni umuntu. Batubwiye uko ameze, singiye gutindaho uwo ari we, ariko baratubwira yuko Satani, cya kiyoka Satani amuha imbaraga ze n'intebe ya Satani y'ubwami n'ubutware bukomeye. Uwo muntu ninde Satani ahaye ubutware? Satani aha ubutware abanyabyaha. Abantu rero bamamaye mu gukora ibyaha byinshi, bya bindi birenze kuba umukara, bya bindi biretse kuba umwijima kurusha umwijima, abo ngabo nibo aha ubutware bukomeye cyane. Muri aka kanya ni ikihe cyaha kiri mu isi? Hari ibyaha byinshi, ariko muri ibyo byaha byinshi ibirimo bikomeye ni icyaha cyo kwica umuntu waremwe mu ishusho ry'Imana, umuntu Imana yahaye ubugingo, umuntu Imana yafashe imyaka n'imyaka ikicara ikamutekerezaho, ikavuga ngo uyu muntu nzamurema, dore ko nzamugira gutya, azavukira aha, dore ko nshaka kuzamukoresha. Ubwo rero mu byaha bya mbere bikomeye cyane harimo icyaha cyo kwica umuntu, icyaha cyo kurimbura umuntu. Rero Satani ahaye ubutware bukomeye ni umuntu uzi kwica, kurimbura. Ibi ngibi ntabwo ari ibintu byadusaba ko tujya mu mashuri. Twebwe duturuka mu Rwanda turabizi cyane, turabizi ko hari ubwicanyi, turabizi ko hari umuntu uburi inyuma. Uwo muntu rero Satani yaragiye amuha imbaraga. Niyo mpamvu uwo muntu yamamaye kuba atarize amashuri menshi, kuba adafite ibikorwa byatuma umuha Nobel Prize, Prix Nobel, ariko uwo muntu akamamara kugeza ubwo hari imyaka yabaga yahamagawe na za universite zose, abashakashatsi bamushaka, abantu bo mu nzego zose, abaperezida b'ibihugu bose bamushaka. Uwo muntu rero igituma yageze kuri urwo rwego ni ukubera kumena amaraso. Nuko mbona umwe mu mitwe ya nyamaswa usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwawishe rurakira. Abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa bati, ninde uhwanye n'inyamaswa? Ibi twarabibonye, aho isi yose haguruka, ninde usa n'u Rwanda, ninde usa na Kagame? Reba uburyo yateje u Rwanda imbere, yewe no muri za parliament zo mu Bwongereza, z'i Burayi, zo muri Amerika, hari igihe bamutangagaho urugero ngo murebe ngo nk'ukuntu u Rwanda rumeze neza. Wabyumvise? Satani ashobora kuguha ubutware. Satani atanga ubutware, atanga imbaraga, ariko ibyo bintu atanga ni kimwe n'uko yaba aguhaye intwaro kirimbuzi kandi izakurimbura. Ntabwo ari celebrity wakwirukira ngo urayishaka, iragatsindwa n'Imana. So abo bantu rero bo ku isi yose baramya icyo kinyamaswa. Ninde uhwanye n'inyamaswa, kandi ninde ubasha kuyirwanya? Ninde ubasha kuyirwanya? Ibyo twarabibonye. Ibi ngibi byarujujwe mu mateka y'Abanyarwanda. Niba ukurikirana ibihaba 100%, ndahamya ko twakwemeranya. Reka dukomeze dusome murongo wa 5. Iyo nyamaswa ihabwa akanwa
kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, ihabwa no kurama ngo imare amezi 42. Ariko nubwo biriya byose biba, mumenye yuko iyo nyamaswa ihabwa, hari uyiha. Iyo umuntu yitanze akaba igikoresho cya Satani, nta n'icyo yageraho uretse ko Imana ishobora kubyemera. Imana niba ibyemeye, hari impamvu y'amayobera tutazi. Iyo nyamaswa, umurongo wa 6, ibumburira akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru. Ihabwa kurwanya abera no kubonesha. Ibi mu Rwanda byarujujwe, ibi mu Rwanda byarakozwe, birimo birakorwa, ariko ni agahe gatoya, kuko Imana yahisemo ko bihagarara. Hari umunsi uza abera bagiye kuganza, kunesha. Nuko ngo iyo nyamaswa ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Bazayiramya. Ufite ugutwi niyumve. Nihagira ujyana abandi w'iminyago, nawe ubwe azajyanwaho umunyago. Kandi uwicisha abandi inkota, nawe akwiriye kwicishwa inkota. Aho niho kwihangana kw'abera kuri no kwizera kwabo. Abera, nimwihangane, nimugire ukwizera, kugira ngo Yesu naza asasange duhagaze mu kwizera. Bene data, ijambo Imana yampaye ni ukubwira Abanyarwanda, musigeho mwere kuramya inyamaswa, kuko biranditswe. Niba ushaka kwinjira mu ijuru, niba ushaka ko izina ryawe riguma mu gitabo cy'ubugingo, reka sigaho kuramya iyo nyamaswa. Iyo nyamaswa se urayiramya kubera iki? Iyi ni inyamaswa mbi. Inyamaswa iza yiyoberanije, uwo muntu akaza yiyoberanije, akishushanya ko ari umuntu mwiza, ariko imbere yuzuye uburyarya, ariko imbere yuzuye ububi bwose. Iyo nyamaswa, reka 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 reka, nta kintu na kimwe itunze iguha yatuma ukiramya. Ubwo rero iyo nyamaswa iraza, ikwicira papa wawe, ikwicira basaza bawe, iraza ifata ubutegetsi, usigaye uri imfubyi, usigaye uri nyakamwe. Hanyuma inyamaswa, muri ya mafaranga yaturutse mu maraso, kuko amaraso y'umuntu burya ni ay'igiciro, bakuramo amafaranga. Ayo mafaranga rero babonye bubakamo iminara, babazamo ibishushanyo. Bamaze kubakamo iminara, bati nimurebe ibyo twagejeje ku Banyarwanda. Ubu twavuga ko uyu munsi ari iki twagezeho. Dufite iminara, dusigaye dufite amajyambere, dufite amaselefone atabaho, dufite za smartphone, ariko abana bacu iyo nyamaswa yarabishe,
ariko barumuna bawe bashimuse, nawe ubwawe ubwo unyumva wakubiswe muri prison bakujyana muri kasho, wumva uko bimera. Hanyuma rero iyo nyamaswa iza kugukuramo, irangije kugukuramo hahandi wahabi wari uri, ngo urakoze. Yewe nta wundi umeze nka Kagame, nta wundi mutegetsi mwiza nk'uyu, kandi urabizi ko yagushyize muri kasho. Mu gihe cya Habyarimana ntiwari uzi na kasho uko imeze. Mu gihe cya Habyarimana nta nubwo wari uzi ijambo bita gushimuta icyo ari cyo. Njye gushimuta sinari mbizi, nagombye kujya kubireba muri dictionnaire. None iyo nyamaswa iraje ishimuta bashiki bawe, barumuna bawe, imaze kubashimuta kugeza muri aya masaha, guhera imyaka ibaye 18, ntuzi aho abo bantu bari. Urahagurutse imbere y'abantu bose ngo nta wundi usa n'iyi nyamaswa. Reka mbabwire, kuramya inyamaswa bivuze iki? Hari uburyo bwinshi bwo kuramya. Kuramya ni ukunamira undi muntu utari Imana. Ntukunamire undi muntu utari Imana, ngo ujye ku mavi umuramye, umusingize, umuvuge ibigwi. Ibyo ntukabikore. Ikindi cya kabiri, kuramya bishobora no kuba mu buryo bwo kwatura ukoresheje akanwa kawe. Waba uri umuhimbyi ukaririmba umuntu ukamutaka, atari kuvuga ngo ni ukuririmba bisanzwe, ariko hahandi noneho ujya mu byo bita kuramya. Ibyo ngibyo ntukabikore, kuko hano muri iki gitabo bamaze kutubwira ko abantu bakurikiye ya nyamaswa ku murongo wa 4, ngo baramya n'iyo nyamaswa bayiramije gute? Bakoresha akanwa kabo, baravuga bati, ibyo uvuga witonde kutari kuramya inyamaswa. Ni ukuvuga ngo ushobora kuramya ikigirwamana, ushobora kuramya umuntu, ushobora kuramya Satani ukoresheje akanwa kawe. Kuramya gusa si ukunama imbere y'igishushanyo, ya nyabingi, y'izindi mana, ahubwo kuramya ni no kugenda ukihanukira ngo ngo abategetsi bacu, ngo nta n'umwe usa nabo, ngo nta n'umwe usa nabo, ngo ni abaturage, ngo barakora cyane, ngo amanywa na nijoro, ngo ibintu ngo bimeze neza. Banyarwanda, murabizi ko ibintu bitameze neza. Mu mutima wanyu murabizi ko muri kubeshya, ariko murabivuga kugira ngo muramuke, kuko nimutaramya ya nyamaswa barabica. Uyu munsi rero naje kubabwira ngo amadayimoni y'ubwoba atuma muramya inyamaswa, uyu munsi murabatuka, murashirika ubwoba, muragira imbaraga, kuko Imana izabibaryoza nimujya kunamira iyo nyamaswa mukayiramya. Uyu ni umunsi wo kwihana, tukihana kubera kuramya Kagame. Bakagenda bagakora ibibi, isi yose yamara kubimenya, bashimusa abantu, bisha abantu, babisha urubozo, babicishije agafuni n'inzara, noneho umutima wabo ukabatoromentinga. Kuko iyo bamaze kwica abantu, batangira kugira rogresite y'ubwoba, bakumva bameze nk'abari ikuzimu, bari gukubitwa n'amadayimoni, kuko ntushobora kumena amaraso ya muntu ngo ugire amahoro. Noneho rero kugira ngo bave muri icyo kimwaro, bakivamo gute? Bakivamo iyo muje mukababwira ngo mwakoze neza. Uzi ko iyo uje ukababwira ngo mwakoze neza,
mubaye abasangira byaha. Nuko ngo ya maraso bamennye nawe urayamennye, wa wundi bashimuse nawe uramushimuse. Oya, uyu munsi nimuhitemo ukuri. Niba uri umukristo, niba uri umuntu w'Imana, uhitemo Yesu Kristo, wenzira ukuri n'ubugingo. Nta wundi umeze nkawe, nta wundi wo kuramya. Itegeko rya mbere rirabitubuza mu gitabo cyo Kuva. Ahantu henshi nakomeje kuva mbigisha mbivugaho, ariko nibanda ku itegeko ntuzice. Reka twibande no kuri iri tegeko rya mbere, Kuva 20. Imana ivuga aya magambo yose iti: ndi Uwiteka Imana yawe, yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Ninjye ukubatura, ninjye wagukuye mu bwicanyi bwo muri 1994. Kagame ntabwo ari we wakuye abanyarwanda mu bwicanyi bwo muri 1994. Twarabyiyumviye, umwuka yarabitubwiye, kandi Imana yakoresha abakozi bayo. Jenoside yahagaritswe n'Imana, kandi Imana izi abayikoze. Abayitangiye ni abahanuye indege, ni abaje bica banarimbura, kuko ibyo mu Rwanda ntabwo byabagaho. Unyumve neza, ntabwo ndi kubivuga kubera yuko ndi ubu bwoko cyangwa se ubu ngubu, kuko njyewe nta bwoko mfite. Niba uri gushaka nationalite yanjye, ndi Umunyamerika, ariko njyewe nationalite ya mbere nyayo ndi umuvajuru, ndi umwana w'Imana. Citizenship yanjye iri mu ijuru. Ariko ndakubwiza ukuri, ntabwo mu Rwanda twari dufitanye ubwicanyi. Abahutu n'Abatutsi mbere y'iriya ntambara yo muri 1990 twasangiraga kabisa n'agahiye, twarabanaga. Hanyuma rero turabazi abaje kuturyanisha, abaje bica banarimbura. Reka dukomeze. Kuva 20:3 haravuga ngo: ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Iyo ugiye ukaramya uriya mutegetsi wafungishije abanyamakuru, washimuse abakomeye n'aboroheje, akicisha ibibondo, akicisha abakuze, aboroheje, abato, ingimbi. Oh Mana, utugire neza. Iyo ugiye ukamushyira hejuru, iyo ugiye ngo nje gusaba imbabazi, ngo natutse umukozi, natutse umutegetsi, akabashyiraho, akabagira abayobozi b'intari n'iyi, akagira abayobozi ba ambasade n'iyi, akabakuraho wenda kubera ko mutamwunamiye. Noneho icyo mukoraho kugira ngo mugende mwihane, muragenda mukunamira ya nyamaswa. Nta wundi umeze nkawe. Uri umutegetsi mwiza, mukayisiga amavuta kugira ngo za torment z'ibikorwa bibi, bya bikorwa bibi yakoze, mugende mubihanagure. Kandi muzi ko imbere y'Imana byanditswe na wino iri permanent, itagihinduka, keretse ubwe agiye akihana, akahagara imbere y'abanyarwanda bose ati: ndi umuntu mubi, ndi umwicanyi ruharwa. Ibyo ngibyo nibyo byabikuraho gusa, no kujya imbere y'Imana ati: ndi umwicanyi mubi, mbabarire. Ariko wowe ngo ugiye gusiga irange ku mitima yabo, bibagirwe, ukagenda ukabahimbaza ngo ngo Kagame ngo nta bundi usa nawe. Kandi uzi ko yakwica umuryango, yakugize umupfakazi, yakugize imfubyi. N'ubu ngubu tuvugana uri kumva ibi ngibi, abantu bawe barafunze. Ni gute umuntu mwiza yafunga papa wawe? Ni gute umuntu mwiza yakugira imfubyi? Ni gute umuntu mwiza yaza akakwicira umugabo? Ni gute umuntu mwiza yaza akakwicira cyangwa akagufungira barumuna, basaza? Oya, reka duhumuke. Imana iratubuza, reka. Imana iranyereka, abapasiteri barahaguruka. Yewe pasiteri uhaguruka ukaramya iriya nyamaswa, ntabwo uzi ibyanditswe.
iyo nyamaswa rero nimwiyemeza kuyiramya murikura mu gitabo cy'ubugingo. ubwo rero naje kubaha warning, mbabwira ngo reka twihane kuramya iyo nyamaswa, reka twihane kogeza iyo nyamaswa. Kirazira, 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 ntibikabeho. iriya nyamaswa ikikubwira ko uri kuyiramya ni ukwigushyiraho agahato, nutagira gutya ndakurimbura. Nutaza ngo uririmbe uyu mutegetsi biragenda gutya. ubu se tubigenze gute niba badushyizeho agahato? niba badushyizeho agahato, Imana yatubwira ngo uko byagenda byose mwere gufata nimero y'iyo nyamaswa, mwere kuyiramya. Daniyeli yabigenjeje gute? Genda usome mu gitabo cya Daniyeli 3, banze kunamira igishushanyo, baranga kukiramya. nawe genda ugenze gutyo. Kuko biranditse ngo babandi ngo baramye ya nyamaswa, tuzabireba ubutaha, ntibaruhuka haba ku manywa haba na nijoro. Abaramya ya nyamaswa bazahanwa, ntabwo bazagira amahoro. Abaramya ya nyamaswa amanywa nijoro bazagira torment. Imana iti nta wundi keretse njye, kuko Imana niyo muremyi wawe. Wakwemera Imana utayemera niyo yakuremye. Umwana yihakanye papa cyangwa ababyeyi be ntibivuze ko ababyeyi batakira ababyeyi, ahubwo ahisemo nabi. Muramye Imana gusa kuko ariyo muremyi w'ijuru n'isi. Ubwo rero naje kubabwira ngo duhaguruke, naje kubabwira ngo inzego zatumaze ziturimbura, ziduteranya, zitubeshya, ziba, kongera kuziramya birahagarara uhereye uyu munsi. Iyo nyamaswa, izo nkozi z'ibibi, apana, nta kubaramya. Nabaswa cyane abicanyi baza bakamena amaraso y'umuntu waremwe w'agaciro, umuntu w'icyubahiro, bakaza bagakora ibikorwa bibi byamaganywe n'amahanga, bakaza bakica, bakaroga, none ejo bakaza bakadushyiraho ikiboko ngo tuvuge ko ari beza. Ibyo ngibyo urumva ari ibintu bikwiye mu muco w'Abanyarwanda? Ibyo ngibyo urumva ari ibintu Imana yakwemera? Ntabwo yabyemera. Goro nakubwiye, dufashe akanya, niba wararamije ya nyamaswa umenye ko umuvumo ukuriho, kandi umenye ko iyi izina ryawe ryavuye mu bugingo. Niyo wavuga ngo ndi umukristo, oya, ubu rero ni ngombwa ko twihana kugira ngo Imana ikugire imbabazi, izina ryawe irisubizemo. Haleluya. Reka dusengane. Ushatse wasubiramo ibyo ngiye kuvuga, ariko nakubwira ngo nawe ikorere isengesho ryawe. Mana ishobora byose, tuje imbere yawe kwaka imbabazi z'ibyaha byacu, ibyaha by'Abanyarwanda, kuko Abanyarwanda twarenze ku itegeko ryawe, turaryica, itegeko ritubuza kugira izindi mana. Ariko izo mana tuza kuzigira tubitewe no guhangayika, tubitewe n'ikiboko kituriho, nubwo baba duteramo. Uyu munsi Mana byose turabiretse kugira ngo twubahe ijambo ryawe, kuko icyaha ni ukwica amategeko y'Uwiteka, kandi icyaha kirarimbura. Duhisemo rero ko tubaho, duhisemo ko amazina yacu yandikwa cyangwa asubiza mu gitabo cy'ubugingo. Nuko rero Mana turihannye,
ubwo twasingizaga tukaririmba tugahimbaza Kagame, tugahimbaza ubutegetsi bwe bwica bukarimbura, tugahimbaza iyo nyamaswa. Mana turagusabye ngo utubabarire kandi utubabaririre abana bacu n'urubyaro rwacu. Wowe uri kundeba, niba warabikoze ugomba kwibuka inshuro zose wabikoze, buri nshuro ukihana, buri nshuro ukatura kugira ngo Imana ikubabarire. Kandi ubwo mwihana ibintu bikomeye birakoreka, amadayimoni ya bwoba arabavamo. Ayo madayimoni Imana ntuyagirire impuhwe, ahubwo urekure abamarayika bawe na za ntwaro zabo zikomeye n'inkota y'Uwiteka, baza ayo madayimoni bayakubite hasi, bayafunge, bayasubize kuzimu. Ariko ndagusabye Mana ngo ubature buri muntu wese ureba iyi porogaramu, yaba umupasiteri yaba umuntu usanzwe, ukomeye n'uworoheje, uwo duhamanya mu mwuka akavuga ati nibyo koko ibi bintu bigomba guhagarara kandi narabikoze. Mana ndagusabye ngo utubabarire. Ikindi mbere yuko ngusezeraho, urabona bariya abantu batoteza mu Rwanda, bariya bakizito bishe bakabatoteza. Umuntu wese batoteza, ijambo ry'Imana riravuga ngo utazunamira ya nyamaswa bazamutoteza. Ni ngombwa yuko uhitamo ko bagutoteza aho kugira ngo wunamire bayari, aho kugira ngo wunamire aya madayimoni, kuko uwunamiye amadayimoni ahisemo kurimbuka. Ariko uyu munsi wowe, njyewe, n'abo mu nzu yanjye n'urubyaro rwanjye duhisemo kunamira Imana, duhisemo gukorera Imana. Murakoze, dutahe cyane. Nimukomeze musengere u Rwanda, nimukomeze muhagarare ku kwizera. Yesu Kristo yaratsinze kandi imbaraga ze zamuzuye nizibakoreremo, zizure muri twebwe byinshi umwanzi yangije, byinshi yibye byose bigaruke, kandi igihugu cyacu habeho umuzuko. Imana izure igihugu cyacu, ikuyeho se ikibi n'ibikorwa byayo, mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Dutahe cyane.